Uziko na n'ubu ntari namenye umunsi ukunda kurusha iyindi. Well, ikirere no munsi yari kigize romantic niyo mpamvu nambaye bino bikoti bimeze gutya. Ikoti kiremereye byatari. Ariko still nashaka kumenya kuri wowe ni uwuhe munsi ukunda kurusha indi, cyane cyane ko kuwa mbere haba harimo R&B, kuwa kabiri African, kuwa gatatu rock, kuwa kane classic old school, kuwa gatanu tukabivangavanga byose. Kadurire muri comment noneho wowe umbwire umunsi ukunda kurusha indi hagati yo kuwa mbere, kuwa kabiri, kuwa gatatu, kuwa kane, kuwa gatanu. Muri iyo minsi ukunda uwuhe kurusha iyindi. Wibuke ko hari no ku cyumweru. Sasa ku cyumweru rero cyumweru nabwo hari ibindi bintu bitandukanye n'ibisanzwe. Ku cyumweru ubwo ubundi tuba twibereye ariko nanone kuri televiziyo ho ni ku mashusho. Yes, that's on TV1. Angaho ni mu kiganiro cyitwa The Classic Memories. So duhurire hose aho ngaho sawa sawa, ngo turi kumwe nyine. Gusa nayikubwiye duhurire muri comment umbwire ndashaka kumenya umunsi ukunda kurusha indi. Je masandi wo kwikubwira ibindi ngo ndapita muri street akinyirukansa ndirukanswa n'iki. Ibintu byose ni pole pole, aho twahereye twirukanswa n'iki. Pole pole, no stress.